isaha zigiye kugera tukaragize kano nabwo duhembe tugende mbahembe murashaka ko mbahembe Hasi kihera ngo kihera mwana we umva ndamutse ngoye muri aya mazi byaba ari impamvu yabira bikoze bana banjye ndi Uwiteka Imana yanyu ndabazi n'ibyo mucamo byose ndabizi ariko Ben ntabwo wumvise ko Imana ivuze ko izatugirira neza kandi izatugirire neza cyangwa usigaho izakugirira neza nawe ndasabira mukasonga pe ukavuga ngo Imana imugire neza aho kuki mu bigo bye umva ko Imana yakugiriye neza rero dore umeze neza iyi nshuti yawe rero nayo ikeneye gufasha Imana yangiriye neza urabyumva ute none se byo ushatse kuvuga ko no mu nzozi pe nta Imana irakubwira igenda ibimbwira ariko bikaza ari amarenga ari ibice bike ni nayo mpamvu nkomeje gusenga kugira ngo nyibaze neza inkukuri umva rero metode impamvu nkuko yareye ku muhanda nagira ngo njyewe nguhe misiyo siyo yes niyo mpamvu tujanga kugira ngo hatagiye n'inyoni n'imwe itwumva ikajya amabanga yacu nabyumvise mwana izo ngizo nizo tuba dukeneye urabona ko njyewe nemeye kuzamuka uyu musozi n'igicubaro nambaye reba n'iri kote mfite urumva n'iki cyubahiro cyanjye uri kuntindira mbwira misiyo ngoma pase biti makuru meze neza nta kibazo ni wowe nanjye meze neza siko ndukono wagira ngo ntuhari wagiye siko ndukono datuje wabaye iki ntago ntuje rega ndumva ntamenye simeze neza cyane ikibazo cyane ntabwo muri atonera igisubizo yasha n'ubu ngubu byaraducanze nagufashije gusenga uko nshoboye kose mu gitondo icyifuzo cyawe ndakizamura ku Mana nimugoroba ku ifunguro rya saa sita mbese ntabwo nigeze nkibagirwa rwose umugisha kunzirikana nanjye biba byancanze ariko tugira kwizera hari igihe njya numva mu mutwe biri kuzenguruka nkumva bigiye kundenga ubwonko ujye wumva utuje usenge Imana wiherere uyibwire ibibazo byawe byose nanjye nzajya ngufasha nzajya ngufasha nuko nzajya ngusengera nanjye kukubwira ngize ikibazo none ahangaha nuko bimeze nagomba gukora siporo akamera neza abantu twihaye cyakora siporo rwaza byaruhaga impande n'ibindi ngibyo ugomba no kuyazinira kugira ngo ume kuri taye niko bimeze atayanjye ko ntacyo twaye twaba benshi bagiye banyibazaho barakwifuza kabisa ndakubona ndakeye rwose meze neza rero meze neza nanjye musinire mu rugo ariko mvuye muri siporo mu kanya wenda ashobora kujya muri za gahunda zindi naratunganya neza ngo mbishyire ku murongo ariko ibintu n'uburyohe ariko ntaribagirwa hari umuntu wese guhura turi kumwe ntabwo nibuka izina neza ariko gusa guhura rukundo numvise ariko yivuga nicyo nkukundira rwose umva nkubwire urabura kari agahungu kagahanuzi urumva kariya gafite ibiro nk'iby'amajyana ubivuze neza kariya kagenda nk'akishwe n'inzara kadabadaba ukuntu kigize muri agahanuzi karenze asura ahantu urabikemera ko umva nkubwire kangiza ahangaha gutya ahanga reka nanjye ndabigufasha mbwira ahubwo icyo bashaka umva ikintu nkuzaniye ahangaha nagira ngo wowe urumva neza uzagende uko uzakoresha kose
ntabwo bizi icyo nzi icyo nshaka nuko nshaka umurambo we niwo nshaka nta kindi shyira shyira cyane ndumva rwose wowe ahubwo ubirimo neza amafaranga urayafite umva nkubwire nurangiza ahubwo wowe uri kuntindira nzaguha 400 400 kakarangira 800 nahita mbirangiza aka kanya utuvugana yaba yarangiye 800 neza uzakarangiza yampaye umushiro senkane 850 nta kibazo umushiro senkane ubuzima bwako umurambo do kuri inombe niba ugize ubu tuvugana gusa nabuze inzira nyikubwiramo unumva kindenze cyane byagenze bite kirandenze pe habaye iki nguteze amatwi mbwira ndahari ngo ngufashe nese umugabo wamusize mu rugo umugabo pasiteri mutware wanjye reka kwibaza kuri byinshi pasiteri navugaga ntabwo umusize mu rugo ko turahuye duhuri hariya hirya yego ariko shaho atutse uriya muvugabutumwa birandenga amutuka habaye iki Joshua aramubwiye naba amagambo ateye ubwoba akomeretsa amwe atavubona we uko muzi pasiteri aratinyuka cyane atuka Joshua yes aramubwiye ngo yimba ari ubukene bukwishe yinda mbari inzara iri kurya umva ngo simbizi ubwo nguzangana hanjye ryari ngo mwereke indagira cyadete uzangana nanjye ryari oya ntabwo pasiteri ukuntu muzi umutware wanjye ibyo bintu ashobora kubikora umuntu ugenda akavuga ubutumwa ahantu hose abantu bagafashwa abanyabyaha bikajya hasi gwe ibyo bumvisha ibyoroshye rero kakubwira n'ibindi oya mbabarira ubwo uzwi nambwiye nagufataga neza rwose urabizi ndakubaha ndanagukunda tega amatwi wumva ko ikindi kintu kirenze kuri ibyo ngibyo arambwiye tumva sherere ati icyo kimero cyawe ti ayo mateye yawe ayo maso yawe ti ngiye rwose numva agiye gukomeza ibindi byinshi namubwira ntumva reka abantu b'iki bintu mwigeze ubu se yakurebye aragushima arakwitegereza arakureba asanga ari wowe muntu umeze neza kundenza ntega amatwi ese ntabwo unyizera ndabizi ko wenda utanyizera ku mugabo wawe urumva wanatekereza kure cyangwa ukagenda ukareba ukuntu byumva nawe ari wowe ukurikije icyubahiro pasiteri afite warangiza ugatinyuka ukambwira ngo yakubwiye ngo ufite ikimero cyiza urareba wese ugasanga ari uko uri mwiza kundusha umeze bite byirukana cya gihe nyine namuhaye randevu yo kugira ngo tuzahure n'abantu batagira amatelefone biragoye ariko ibyo byose muri minsi tuzahura ariko nkuko twabivuze uriya munsi dukeneye kumufasha akatwiyumvaho akaba umwe muri twe birumvikana uretse n'ibyo ngibyo uriya ni inshuti yanjye y'akahise ndumva nabigusobanura bihagije ibintu twanyuranyemo ubuzima twahuye nabwo bukakaye gusa we aracyari ibyende by'ububwa byo gusenga ega gusenga ubundi gusenga ibintu byose ni imibare se sinsenga sinkorera imana se simfite imbaraga se uriya rero aracyafite ubuzanga none mfite ubuzanga cyo kora ndashaka ko dufatikanya tukamukuramo biriya bitekerezo buriya rero twagira inama nk'abantu bakuru uriya ni imari ikomeye mari gute se kubyibazaho cyane gute ariko uriya muntu uramutse umuzanye mu kazi kubyumva neza cyangwa wagiye kure oya ndahari uramutse umuzanye mu kazi muri bimwe wahawe haba imbaraga haba ubutunzi n'ibindi byose ufite wakongererwa naho ubundi rero Roza Imana ishimwe kuba tunahuye yasha nanjye ndishimye n'ukuri ntabwo nari nguherutse ntabwo wari umperutse kubera ibintu nari ndimo muri ino minsi nari mu bihe byo gusenga bikomeye cyane sha ni ukuri nanjye maze iminsi ndi mu masengesho ahubwo twagirana amasengesho muri iyi minsi sha nanjye nyarimo nyamazemo iminsi ariko nawe ushatse waza twifatanya Roza ntabwo byoroshye
kubera iki ubwo sero hari akantu k'imuguro nashaka kuguha ugatoya banyemerera nta kibazo bo hari ibintu nsigaye mbona urimo urakora kandi bitari byiza bitari byiza rwose ushaka kugusha abapasiteri ugirana nayo ibiganiro bigaragara ko mufitanye imishyikirano idasanzwe ntabwo ari byiza umva rero ntabwo nshaka gutinda aha ngaha nizere yuko diyo ibaye diyo twumvikanye cyane ahubwo mbwira uzabikora mu minsi ingahe weho ejo nzaguha igisubizo ariko avanse ushaka avanse nimero yawe ndayifite mu kanya ndakohereza 200,000 ariko unkorere akazi nguhaye cyo kiravivu sawa rero asante mwana kandi shaho uzaza no imikino mu kazi kanjye ntabwo nagutenguha rwose sawa weho mu kanya mbibona sawa ubwo akazi kamaze gutungana nuko bimeze sha buriya igikira kirandebye kibona koko nanjye nta kofi nifitiye uretse kindemere nyirye kiraje kikabona ahubwo nzica umuntu ngese ndumwicaye reka ntikiramenya kiri kofi nanjye ndebe uko nabyimba nk'abandi wenda bizi icyo nashaka kukubwira nuko twafatanya neza tugasenga ibyo ndabyumva nubwo nanjye nta ntege mfite ariko nawe uraziwe tekereza neza utekereze kabiri pasiteri umutungo wanjye murarana mu gitanda kimwe umuturanyi wa bugufi wawe uva mu ntara akajya mu yindi avuga ubutumwa akajya mu karere akajya mu midugudu ahantu hose umva cyane uwo nguwo nyine uwo murarana mu gitanda reba ndumiwe koko ubu ndumiwe nagendaga rero reka ngende ariko nabonye ari uguhungira urwaye mu kigunda nibyo nanjye kumubwira nanifite utubazo ngiye kumubwira ndadukupa bayi rero oya umva nkubwire rero uko biri kose ngiye kubikurikirana neza ariko mva ko nkuzirikana ku mutima ndakuzirikana rwose ngiye kubikurikirana menye aho byarangiriye menye n'ukuntu bimeze ariko kandi ujye ugira kwizera mama ntabwo ndimo nabona uburakari bw'akanya gato ndagukunda bambi nanjye sinari kubyihererana ntakubwiye ngo ugaruke urakoze urebere hafi aho ngaho nta kibazo yego bayi abagore b'iki gihe nabwirwa n'iki umugabo we bamwirukanye ku kazi nta kazi afite umva yewe ari no kugenda ahindanya isura ntabwo ari gusa neza nk'uko yasaga mu minsi yashize yaba agira ngo nsenyere urugo yaba agira ngo yikorere ku mugabo wanjye pasiteri mwana yo mu ijoro rwose kuko ibi bintu ndabigenza ndabwirwa n'iki ko pasiteri yabivuze cyangwa yabimubwiye ndabwirwa n'iki ko uyu mumama nawe atari kumbeshya pasiteri we ndamutse nsanze ari byo nkaramuka mbimenye mana iby'ubukristo nabishyira hasi ibyo namukora ntabwo bwira mana ntabwo nabimenya rwose biriya bintu ntabwo ari byo rwose nkwizeyeho ko uri umukobwa uri mu itorero ryacu kandi nifuza ko wagira imbuto nziza nk'iz'umukristo rero turi gushaka kuvuga njyewe ntabwo mbyumva ntabwo kugusha pasiteri njyewe noza sha simbizi sinzi aho ibyo bintu bikura papi ndatekereza ntabyo nigize nkora roza ndakuba nyamara buriya bibaye byiza weho ubwawe n'umutima wawe mbere y'uko ukora amasengesho mbere y'uko ugera mu bindi numvise ufite n'icyifuzo ngo ushaka kujya muri korali ariko icya mbere ni ukubanza gukiranuka ukagira umutima wejejwe muri wowe ukirinda ibintu byo kugenda ufite umutima wo kuba wagusha abantu ariko ikindi wagakwiye gutegereza imana iragukunda urabizi ko cyane cyane twasenganye inshuro nyinshi
ufite amasezerano menshi ku Mana. Josh umva mubwire n'ubu ngubu ndi mu masengesho ahubwo hava utankura mu mwuka utankura mu kuko ibyo bintu uri kuvuga ntabwo nzi aho bikura ahubwo wowe ndumva ari wowe ukwiye gusenga ugahamanya n'umutima wawe kuri kumwe n'Imana kuko ibyo bintu uri kuvuga ahubwo ndi kumva ari abazimu baguteye. Oya njye pasiteri ndanamwubaha cyane Mana yanjye ibyo bintu ntabwo nabikora ni ukuri sinzi ahantu wabikuye kandi ibyo ndi kukubwira niko kuri. ariko ko ari ibyo we ntabwo nabitekerejeho nashaka kumujyana muri ya kampani yanjye numvaga ibitekerezo biri uzi yuko amugani mutanze byakikuba kuba ni n'inshuti yanjye ya kera biroroshye kumutanga igitambo kidacyacirwa nawanga ijana mu bindi umva ahubwo se ikibazo nagira ni kimwe kibazo kandi turabikora gute kugira ngo tumushyiremo tumuzane ushobora gusanga kirimo ibintu byo gusenga aho n'abantu basenga biratugora ushobora gusanga kibirimo nubwo nabonye wenda bimeze gutya ariko sinzi icyo twakubwiye tumufatanye na buriya bukene arimo bituma buriya bukene arimo bwaba igisubizo cyacu. Tugomba gushaka inzira ku buryo hariya ari niho heza mu bukene tukamwereka ko hari ubutunzi byose akeneye tukamujyana atabizi. Umva ko batajya bene ngiye gushyira noneho urabona twabonye umushyitsi neza mademoiselle meze neza madame amahoro sava meze sawa urabona twabonye umushyitsi ni bwageze harimo muri Isange Iwacu. Murakoze cyane. Sheri nanjye rero naringiye kureba uko umwana yari ameze ese ko umushyitsi ndeba wamurangaranye. Iyo nta kibazo wenda n'ubwa mbere mbonye ko turamenye turakorana mu kazi ni secrétaire wanjye. Urumva rero secrétaire n'umuntu wisaga ntabyo kumwakira n'amafaranga n'agashara akaba gahagije. Nuko nagize imana ukaba umupasiteri nawe ndari ufite secrétaire. Nuko nkwizeye rwose. Ni umuntu usanzwe ni secrétaire wanjye akora akazi neza kamugushimire. Secrétaire mujye mudusura kenshi rwose. Kuri natwe twishimiye kubabona. Nta kibazo natwe nuko muri Isange Iwacu nta kibazo twajya dufatanya no gusenga. Karibu cyane. Nibyo. Meze neza se? Meze neza. Abana bamaze gusinzira. Nta kibazo. Kambe ngiye rero. Bugiye iki kiganiro tuzagisukura ubutaha. Ntaho werekeza seka. Oya mwihore nta kibazo n'ibijyanye nta kibazo. Nta kibazo. Imana ibarinde. Mugire urugendo rwiza kandi. None se Roza tuvugishije ukuri ku cyumweru mutaje gusenga mwari muri hewe na pasiteri wibwira yuko ibintu mwari murimo ntabizi iyo pasiteri ataje gusenga sinze gusenga bivuze ko tuba turi kumwe nkanjye ndabizi neza kandi nawe ubwawe n'umutima wawe urabizi neza ko ubiguhamiriza ariko se ubundi nimba atari ibanga ibyo bintu wabikuye ntabwo nabura aho mbikura cyangwa se ntabwo nabura no kubabura tubona nabyo birashoboka tubona ntabwo nari kumwe na pasiteri no njye nagiye muri gahunda zanjye pasiteri ubwo nawe yari afite ibyo yari yagiyemo no ntabwo nari kumwe na pasiteri nta nubwo ibyo bintu nabikora urabizi ndakijijwe no ijambo ry'Imana riravuga ngo nkunda bankunda sibyo ngo abanshakana umwete nibo basambana ikindi kandi urareka nkubwire nushaka Imana ukirinda ibyaha uzabona Imana iguha umugabo wawe mwiza wifuza ariko utarinze kugenda wanduranya pasiteri afite umugore
urabona wavuye muri siporo ariko mana ukunda siporo niba ari ukugira ngo amafaranga akomeza kugaragareho nakoze siporo ibinure byanyica ndabizi ejo wazasanga wakoreye amafaranga ahubwo wowe kamubwiye madamu ibinure nayo byatangiye kudashaka ntanzaye gusiba ubutaha ariko se ko bizi ko mba nagerageje nkayikorera hano mu rugo nsimbuka umugozi ubu uragira ngo ujye unkinagiza ya misozi yawe ukinagira ngo ni ukugira ngo ukunde uyaze ibinure yego amafaranga ni meza uramutse cyo kora utayikoze we kubera ko ufite n'umubiri wo kubyibuha cyane urabizi wabyibuha ejo ugasanga za ndwara imitima imivuduko oya ntabwo byanjye ndashinganye gaburiye oya nibyo ariko si ubundi reka nkubaze waraye kuri kuvuga gutyo byatewe n'iki sheri ntubizi se wa mudamu umwe w'inshuti yanjye nakubwiraga hari uwo twiganye umwe wigeze kudusura kera tugishakana niwe twararanye mu masengesho ariko twagize ibihe byiza twaririmbye niba ari n'umuyaga wankubise ariko madamu niho nasarariye jya ugabanya ntabwo waraye mu rugo njya mu kazi nkari akazi kacanze no gatugu kagenda kandi ufite n'itorero ashumbye niyo mpamvu ngewe ubwanjye nkugiriye inama nk'umukozi w'Imana mugenzi wawe kugira ngo ibintu nk'ibyo ingeso mbi nk'izo uzireka ahubwo utumbire Imana yonyine ariyo izaguha umugabo kandi mwiza wishimira rero Roza ndumva tutaguma muri izi mpaka ahubwo igihe aba byiza ni uko wakwihana ukisubiraho Imana ikazakugirira neza Josh urakoze kubw'inama umpaye ariko ntabwo ibyo ngibyo byari ngombwa kuko ntabwo nabikoze nta nubwo nteganya kubikora rwose Roze ntacyo ubwo weho nugenda ukisubiraho n'umutima wawe uzamenya icyo gukora kandi nizera ko uri umukristo umashije gukura nawe ubwawe inama nkugiriye genda uzitekerezeho neza nusanga ari ibyo gukosora ubikosore kandi nifuza yuko twafatanya gusenga Imana ikazigira ikintu ikora mu buzima bwawe urakoze urakoze ko mbona ibyanjye na pasiteri bitangiye kujya ahagaragara se ako barabeshya nzabihakana paka ntago no oya pe ese ko nta mabi nari ndimo nari nagiye gusenga kugira ngo umugisha ukomeze wiyongere mu rugo rwacu hari ikibazo nakugira bya bitabo ukunda gusoma hagiye vuga ngo iki Bibiliya se Bibiliya se hagomba gusenga umuntu umeze ute abantu bose bagomba gusenga bagashima warabisomye se burya no kugenda gutyo gusaba Bibiliya ndayisoma urabizi iriya ni intwaro urababaye ubuki Ibuye kwiga wiruka musiga urugo umwana arara mu rugo wenyine agenda none se simfite umutantini bakundana bararara nta umwana wanjye nta kibazo urabuze iki ujya gusenga urabuze iki ntacyo nabuze ugiye kwiga wikora ibibazo by'abantu byose ku isi nese ibibazo byo urabyikorera Imana ariko pasiteri noneho ntunze muri gito ese noneho sheri simba shaka kuvuga nabi ariko abintu uri kumva bitumvikana none se gusenga bigiye kujya bituma uvuga nabi kandi uri n'umupasiteri koko mva nkubwire rero ibintu byose mfite zangana mfite yamaze mfite nabigezeho ko nasenze igihe nagize ngo ni uko ari umupasiteri narakoze mbigeraho warasenze ntabwo nasenze no bikiri umva nkubwire ko none se iyo uza gukora ntibijyeho umugisha w'Imana wari kubigeraho nyumva ntabwo ndi pasiteri uri we pe ndabyemera umva ibyo nkubwira rero uranasenze umenye ko umwana muto kuri njyewe mbese ubu umaze kubyara aka mbaye umwana iyo abantu abagore rero mutangiye gukira mwatangiye kurengwa ibuno ryaje itama ryaje urabona iminwe yayaga imisatsi nk'iyo urafite guseka ndababaye no guseka mutangira kurengwa umva nkubwire guhera uyu munsi icyo kigiye gutuma uvuga nabi kubera ko nasenze byonyine cyangwa ikibazo ni uko nasaraye humura ejo bizaba aho mutangira agasuzuguro naho ngaho ndavuga nawe ukavuga ndavuga ukavuga mani ndengerema ngandi kurengera kwitakurengera tukiri muri bwa buzima kwitakurengeye se yaciye inzira
turakora ibiha umugisha nuko tugera ku mafaranga wagira ngo ikore kindi iki kirenze icyo yakoze nawe se ugiye kuba babandi bamara gukira bakarengo kavuga ngo Imana ntabwo ikorera mu bakire. Tega amatwi nkubwire, Imana niyo abakene. Tega amatwi nkubwire, mwese abakunzi ba filime yacu munsi y'ijuru, amahoro y'Imana bane namwe. Tubashimye uburyo mukomeze kudushyigikira muri wa filime yacu, ariko kandi urugendo ruracyari rurerure. Ubu turasabwa subscribe nawe uri mu bitanu mu cyumweru kimwe cyonyine, kandi tubafite ntacyo twababurana. Ibyo tubasaba ni ibintu byoroshye, ntabwo bikomeye. Icyo tubasaba ni inkunga yawe. Ukimara gufungura filime yacu, manuka hepfo gato ahanditse amagambo y'umutuku, ukande subscribe kugira ngo zijye zikugeraho mu ba mbere nawe utazacikana. Kandi ku bafite mashini na telefone biri mu Gifaransa bakanda hepfo kuri sabone, ukegera hirya gato ukanda ku nzogera. Murakoze. Ibyo ntibihagije, wakanda like kandi utibagiwe gusangiza n'inshuti zawe, ugakanda share, ubundi tukamumara hose. Mumaze gukora ibyo ngibyo twandikire comment tugire icyo dukuraho n'icyo twongeramo. Murakoze cyane. Ni Pasiteri Mathias. Waba wibajije utuye byose ndabikorera hehe? Nta handi, ntabwo ari kure. Sura urubuga rwitwa Bright Films Limited, ubundi ukora ibyo rero, ubundi inkunga irabihagije. Bye bye. Dufatanyije twese hamwe tuzagera kuri gahunda neza. Bye bye.